ibintu 11 Apotre Mignone byatumye Imana imuteza indi ntambwe ikabimwaguriye imbago akaba agiye gufungura amatorero ku mugabane w'Uburayi. Numva ijwi rirambwira ngo ibyo ngibyo nkubwiye nibyo bikeya imwana wanjye rora ibyo nakubwiye nibyo byinshi. Harabona bonye bambaye ubusa ntavugira kuri kamera mbona bambaye amakariso ngo ki kandi bakomeye mu buryo bw'umwuka nabonye oya list urutonde rwabo harabona bonye bambaye ubusa bambaye amakariso hano mu gatuza nta n'isengeri ririmo. barabagabo barabagore barabagabo nabonyemo n'abagore bambaye ubusa ariko amabere ari kuzamuka abagabo bambaye amakariso nta n'agasengeri. turashize noneho Apotre Mignone niwe mupastori niwe mushumba wagerageje gukura abana mu muhanda arangije abaha n'ibishoro. bravo Apotre Mignone bravo ntabwo wakura abana mu muhanda. Yes ngo ubaye n'igishoro cy'ubuzima ushakisha ubuzima. Yes ngo tuvuge ko ari abadayimoni. Uyu ntabwo ari umwuka w'abadayimoni. Uyu ni umwuka w'Imana. Ni umwuka w'Imana. Ugira ngo nabana gusa se yafashije n'abagore yego oyaze yafashije n'abagore kuva mu muhanda yego abaha ibishoro babandi bazunguzaga batagiraga epfo na ruguru genda Mignone umva uri umushumba. Mignone bravo wow ibyiza tuzajya tubivuga ibyo kunenga nabyo tubinenge yego. Icyo ni cyambere Imana yashingiyeho imwagurira imbago yego. Icya kabiri icyo ni cyambere abana ubwo n'abagore ni ingingo imwe ariko ishamikiyeho ingingo ebyiri. Yes ingingo ya kabiri yakuye indaya zirenga 50 mu muhanda abigisha kudoda. Indaya zirenga 50 ariko bura bazita indaya byarahindutse indangamirwa abari indangamirwa. Apotre Mignone yabakuye mu muhanda abigisha kudoda. Ubu ni abatayeri mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi batunze ingo batunze imiryango. Yes kandi na bwa buzima bari barimo babukuyemo. Ubwo nibwo butumwa Imana yemera. Icyo ni icya kabiri Imana yashingiyeho imwagurira imbago. Yego. Yes icya gatatu buri mwaka yishyurira mituweli abantu barenga benshi. Ni ukuvuga ngo buri mwaka yishyurira mituweli abantu nibura ku buryo icyegeranyo nakoze cy'ibyo nagiye mbonye ku mbuga nkoranyambaga buri mwaka asohora miliyoni zo gutangira abantu mituweli. Miliyoni 10 ubwo izi miliyoni 10 ziba zishyura abantu bangana iki? Ni ukuvuga ngo abari uturere uzi ko akarere kamwe kadashobora kugira miliyoni 10 miliyoni 10 nabyanditse hano kuko numvaga ijwi rivugira mu mutima wanyine nkandika. Ariko se n'ubu ngubu zazamutse azakomeza bikore cyane kuko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu akora ibyiza Imana iramusapotinga. Wejye mu mwuka uyitubarize. Yes ese ko yabikoraga mituweli zitarazamuka yego ibiciro n'ubu ibiciro byazamutse Imana irabyemera ko azakomeza akabikora. Kubera ndumva mfite ibihe byiza ndimo mbona iburyo n'ibumoso yego n'imbere n'inyuma ahagaze ahantu muri jaride harimo imbuto nyinshi arimo asoroma ariko noneho y'amapome na za mbuto nkabona ari kubishyira mu mifuka nkabona kugenda abiha abantu apakira ahereza abantu. Ubwo ni umugisha Imana ikomeje kumwagurira. Amina. Noneho ingingo ya 4 afite abana yishyurira amashuri yakuye mu muhanda. Amashuri ubu abantu primaire na secondaire afite abana yishyurira.
yakuye mu muhanda bari zazindi bitaga mayibobo bari babandi bitwaga mayibobo ariko ubu nabo babita mayibobo cyangwa imvugo arahindutse iyo abana bo mu muhanda yes afite abana yakuye mu muhanda abishyura primaire na secondaire ubu bararyoshye ariko umuntu nk'uyu nguyu ubutumwa yakubwira niyo atakirwa asoma muri Bibiliya ubwaho ntiwafashwa oya ibikorwa birivugira ubuhamya buruta ubutumwa ubuhamya buruta ubutumwa kandi burya ngo ubutumwa bwiza ni ubuhamya niwe mupastori mu Rwanda yego ugaburira abakene n'abatishoboye akagaburira abantu bose uko akoze amateraniro ya buri munsi bakarya bakanywa aho ndateranirayo nanone tubahaye ikaze kandi turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twikirize twese ngo amen. Abantu mutumenyereye rero mu makuru y'ibiriho n'ibivugwa mu gisata cy'yobokamana ariko reka twongere tubibutse nitwe nongera Bernard ngewe nitwa Bigirimana Rora ndabona waje wabukereye wambaye nk'umushumba mushumba umeze neza turi amahoro Imana yaturinze Imana yakurinze nanjye ndabona indinze mu minsi itambutse twagiye tugezaho amakuru y'idonido mu gisata cy'yobokamana hirya no hino y'indani mu ngoma Rega ni munda y'ingoma aho munda y'ingoma ahangaho noneho uyu munsi ndagira ngo twibaze Rora abantu badukurikiye dutereke agatebe mu ruhe ruhande ubu tugiye gutera agatebe abadukurikiye bose tugiye gutera agatebe mu itorero rya Apotre Mignone hamuyamu nimwe ngiye gutera agatebe itorero ryo kwa Pastor Mignone kuri kumugabanyiriza tite ni wayimuhaye na Apotre Mignone hanwe na bishop oya na Apotre Mignone hajya buriya Apotre ntaga bari pastori oya uko titire zikurikirana hari mwarimu mu matorero yose buriya mwarimu arahaba hagakwiyo pasiteri hagakukiraho umushumba yego hagakukiraho twebwe muri ADPR titire ya gishumba nahigarukira hejuru y'umushumba hazaho bishop hejuru ya bishop hazaho Apotre hejuru ya Apotre nta rundi rwego ruhari misemenye impamvu abashumba bo muri ADPR barekaramiye bari gushaka kureba ukuntu bakisanisha n'andi madini hari amatitire bahomye nari amatitire rega kandi ryoha yego ambo reka dusimbuke kwa Aposo Mignone ubu ngubu twagiye dutereyo agatebe uragira uti tugiye kwa Aposo uyu munsi wateguye kutugezaho iki kuri Aposo noneho ko numva uzanya gashya hari ababwira incamake urabona makuru ari kutujya umunwa wabyimbye reka tume dusubiza abakunzi bacu yego dushuhuje abakunzi bacu bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Afrika y'Uburasirazuba hakurya y'amazi magari abo bose bakomeje kutugaragariza urukundo nanjye reka mbabwire ngo Uwiteka akomeza bashyiraho n'uburinzi uburinzi uziko nta muntu numwe uri kwiyisi udakeneye uburinzi nawe uba warize ubutarize ubura umucuruzi ubura umuhinzi ubutwara ubutwarwa ubu ufite muri Scott ubu utamufite ntawe udakeneye uba mu gipangu gifite imbwa oya ube mu ikanifu ntawe udakeneye uburinzi iryo jambo mbatiyeho rirakomeye abadukurikiye ngenda byumvise Imana ikomeze ibashyiraho uburinzi abagaragaza yuko bari mu ruhande rwacu yes ngaye nguko twagiye rero uyu mwanya nyuma yuko dumaze kwaturiraho abantu uburinzi nagira ngo mwitegereze mwitonde mwumve kandi nimumara kumva munumve ibyo umwuka bwira amatorero Rora twasimbutse uyu munsi wateguye inkuru ndi kubibona ufite umunwa urimo mbese ukuvuga ngo ndi gutinda kurekura mikoro reka ndikure mikoro ni ukuvuga ko ejo nagize ibihe byiza mu buryo bw'umwuka nakoze amateraniro yo mu rusengero rwanjye nta dini mfite urusengero rwanjye ngendanwa wowe njye mfite urusengero ngendanwa rugendanwa ariho Paulo yavuze ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu n'insengero z'Imana ntabwo urwawe rujya rwakira abashyitsi se
urusengero nyine rurabakira abatumirwa yego Pawulo aravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu n'insengero z'Imana aho muri urwo rusengero ngendanwa nagize amateraniro meza yego uyatindamo ibihe byiza ijambo ry'Imana indirimbo ibyanditswe iyerekwa baze bigeze 9 z'ijoro Imana intembereza mu bapastori mu bashumba bakomeye bo mu gihugu cy'u Rwanda bose Imana yabamishuriye abashumba bose iyo tuvuze abashumba ni babandi bari hejuru bahagarira amadini mu Rwanda n'amatorero Imana yabamishuriye bose ubu hano mafite mu kiganza wararanye n'abashumba mu buryo bw'iyereko Imana yabanzaniye bose kuri kw'Imana noneho ariko nzangenda mbivuga buhoro buhoro ariko cyane cyane natinze uko Imana yagiye nishurira ibintu Apostle Mignone akora ugiye kuba nk'ababanditse bajya baza bakatubwira ngo Apostle Mignone ngo agikuzimu ngo Apostle Mignone ngo amafaranga ngo ntitwamenya yakura ngo Apostle Mignone ngo Apostle ugasanga rugenda bashyiraho commentaires zitandukanye nawe ngo ugize gute ibintu Apotre Mignone akora byose ngiye kubivuga nta mususu nemye kuko iyi Imana yavuze iyi Imana yamishuriye ngomba gutanga amakuru yizewe mboniho kubwira abanyarwanda mu gihugu cyacu mboniho kubwira abari muri Afurika mboniho kubwira abari ku migabane y'isi itandukanye yego nje kubakura mu rujijo ku bikorwa Apotre Mignone akora kubivugwa ndetse no kubikorwa kuri Apostle Mignone abantu bavuga ibyo batarabona bakavuga ibyo babwiwe nabo badafitiye igihamya yego nizere kuzanya amakuru yizewe mbona kubabwira yuko bamuvuze yuko ngo agikuzimu nabanyeshyari abahanuzi abapastori abo bose bavuga mu nzego zitandukanye bose nabanyeshyari nibatihana bazarimbuka yes ku buryo bagirira Apostle Mignone ishyari subwo wamugira ishyari rihe ibikorwa bikomeye akomeje gukora nuko akomeje kugaragara yego bamugira ishyari inshuti yanjye none Yesu ko bamugira ishyari kandi atuzaniye ubutumwa bwiza Yesu se amateka avuga ko abafarisayo aribo bamwirengeje buriya ngo Yesu we yishwe n'abatambyi yari afite umwihariko wo gukora ubufindo wenyine yego bati twebwe kuki tutatubura imigati ubwo uri kumva rero ibyo bikorwa akomeje gukora kwesa imihigo nibyo bituma bamugirira ishyari bakomuharasinga ariko reka mbwire abakunzi bacu kuri izi shende ndetse n'abakunzi ba Apotre Mignone Imana imufiteho umugambi yego wari uzi ko mu by'Imana yamishuriye ko agiye gushinga amatorero akomeye ku mugabane w'Uburayi Apostle Mignone Apotre Mignone agiye gushinga amatorero akomeye ku mugabane w'Uburayi ubwo ndumva waraye ku marembo y'ijuru ku mugane wa yandirimbo ya Israel mbonye waraye ku marembo y'ijuru aho ngaho amatorero kandi akomeye kuko ibyo ngo ari kubona ngo ni igitonyanga mu nyanja nuko Imana yagutumye cyane nuko Imana yabimpishuriye meza nateye agate icyambere rero icyambere mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda yego uturere 30 intara 5 mu mirenge 416 yego mu babishopu mu bapotere mu bapadiri yego mu madini n'amatorero Imana yabamishuriye bose ndabazuminga yego ariko ngeze kuri Apotre Mignone hatera gatebe urahatinda umwuka yahagutindisha icyambere Apotre Mignone pastori n'umushumba w'umutagatifu n'umwungeri mwiza Imana imuhe umugisha tumusabiye umugisha uri wasabira umugisha umuntu kurusha amavuta kubera twe turabahanuzi ubundi hari inzego 3 hari abahanuzi hari abatambyi hari abami
twebwe turabahanuzi. Umuhanuzi asabira umutambyi umugisha n'umutambyi agasabira umuhanuzi umugisha. Kandi ibyo bintu bigakora. Kandi birakora cyane. Apotre Mignone tumusabiye umugisha kubera Imana yamutuzaniye n'inshuro turamuzumenga. Ni umutambyi Imana yemera mu gihugu cy'u Rwanda. Arashimwa n'abantu akanashimwa n'Imana. Yego. Ushingira kuki uvuga ko ashimwa n'abantu agashimwa n'Imana? Yego. Jewe Imana ikimara kumishurira, yego, yereko maze irikimara gucika. Nabyutse nicara ku gitanda analize. Yego. Rimwe ntago muzi. Mubona ku mbuga nkoranyambaga. Ntago murahura? Ntago turahura. Apostle Mignone nurahura nawe. Kabiri sindasengerayo n'umunsi n'umwe. Ora. Yes. N'uburyo nzi wagenze mu nsengero nyinshi. Niho hambe ntarakandagira. Mu rusengero rwa Apotre Mignone. Kuko Pastor Bernard wasohotse muri ADPR yigeze ntumira. Noneho ngo nzajya niba hari kuwa gatanu duhana rendezvous. Bikubitana yuko uwo munsi mfite gahunda. Yego. Birangira rero connection icitse niho harakandagira. Yego. Mbyutse rero maze kwicara mbere gitanda. Ndangije ndabisuminga mu buryo bw'umwuka. Mfata bya bitekerezo byanjye n'ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga. Yego. N'ibindi mwuka ari kugenda amashurira. Negeranyije ibintu 11. 11 Apotre Mignone arusha abashumba bose ba ADPR. Byiza se? Byiza. Ibintu 11 Apotre Mignone arusha abashumba bose ba ADPR. Arusha Kiliziya Gatolika. Arusha Abadivanisi umunsi wa karindwi. Arusha Anglikane. Anglikane hari ibikoma ngo baba cecekera. Hari amafaranga abarusha. Arusha idini ya Islam. Arusha EPR ndetse n'andi madini. Ibintu 11 Apotre Mignone byatumye Imana imuteza indi hambwe ikabimwaguriye imbago. Akaba agiye gufungura amatorero ku mugabane w'Uburayi. Numva ijwi rirambwira ngo ibyo ngibyo nkubwiye nibyo bikeya imwana wanjye rora ibyo nakubwiye nibyo byinshi. Ariyo mpamvu mbihereyeho kugira ngo mwagurire imbago. Katwongere tuvuge ngo Imana muhumugisha. Ngira ngo yamaze kuwakira. Yes. Sibyo ko n'undi yarana gusanganwe. N'umugisha wengereye mu wundi. Umugisha wengereye mu wundi. Kandi umugisha Imana itanga nta muvumo wongerwamo. Yes. Tujye kubitondora rero. Ubu noneho ndagira ngo abantu badukurikiye. Yego. Bajyaga bavuga ngo Apostle Mignone bayobewe uwo ari we. Yego. Muri abo bahagarara amadini n'amatorero harabona bonye bambaye ubusa. Ntavugira kuri kamera. Mbona bambaye amakariso. Ngongo ki? Kandi bakomeye mu buryo bw'umwuka nabonye. Oya list urutonde rwabo harabona bonye bambaye ubusa bambaye amakariso. Hano mu gatuza nta n'isengeri ririmo. Barabagabo barabagore. Barabagabo nabonyemo n'abagore. Bambaye ubusa. Ariko amabere ari kuzamuka abagabo bambaye amakariso nta nagasengero. Turashize noneho. Bagenda batambuka ariko ngeze kuri Apotre Mignone nje kubona mbona yambaye ibitenge nk'umugore w'umunyarwandakazi yambaye neza arikwije. Aho uwo nguwo niwe natinzeho abandi bakajya bacinyuma ye bakariso bacinyuma ye none nibwo Imana yamishiraga iryerekwa ryose. Yes. Noneho nta nimero zongira banamuhamagaye yerekwa nkarimo bwira nta n'umuntu tuziranye usengerayo kuko nimero za Bernard naje kuzitakaza. Anavuga ati ubu butumwa ndaza kubucisha hano kugira ngo abari hafi ndetse no kure kino kiganiro baze kutumugezaho kugira ngo bumve uko Imana imufata. Yego. Nuko imubona. Icya mbere arusha abandi bahagarara amadini mu Rwanda. Yego. Apotre Mignone niwe mupastori niwe mushumba wagerageje gukura abana mu muhanda arangije abaha n'ibishoro. Bravo. Apotre Mignone bravo.
bravo. ntabwo wakura abana mu muhanda Yes. ngo ubaye n'igishoro cy'ubuzima ushakisha ubuzima. Yes. ngo tuvuge ko ari abadayimoni. uyu ntabwo ari umwuka w'abadayimoni. Ererere. Uyu ni umwuka w'Imana. Ni umwuka w'Imana. Ugira ngo n'abana gusa se. Yafashije n'abagore. Yego. Oyaze. Yafashije n'abagore kuva mu muhanda. Yego. Abaha ibishoro. Abaha ibishoro. Babandi bazunguzaga. Batagiraga epfo na ruguru. Batagiraga epfo na ruguru. Genda Minyoni umva uri umushumba. Minyoni bravo. Wow. Ibyiza tuzajya tubivuga. Ibyo kunenga nabyo tubinenge. Yego. Icyo ni cyambere. Imana yashingiyeho imwagurira imbago. Yego. Icya kabiri. Icyo ni cyane. Abana. Ubwo n'abagore. Ni ingingo imwe ariko ishamikiyeho ingingo ebyiri. Yes. Ingingo ya kabiri. Yakuye indaya zirenga 50 mu muhanda abigisha kudoda. Indaya zirenga 50. Ariko buri abazita indaya byarahindutse. Indangamirwa. Abari indangamirwa. Apostle Minyoni yabakuye mu muhanda abigisha kudoda. Ubu ni abatayeri mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi. Batunze ingo, batunze imiryango. Yes. Kandi na bwa buzima bari barimo babukuyemo. Ubwo nibwo butumwa Imana yemera. Icyo ni icya kabiri Imana yashingiyeho imwagurira imbago. Yego. Yes. Icya gatatu. Buri mwaka yishyurira mituweli abantu barenga benshi. Ni ukuvuga ngo buri mwaka yishyurira mituweli abantu nibura ku buryo icyegeranyo nakoze cy'ibyo nagiye mbonye ku mbuga nkoranyambaga buri mwaka asohora miliyoni 10. Miliyoni zo gutangira abantu mituweli. Miliyoni 10. Ubwo izi miliyoni 10 ziba zishyura abantu bangana iki? Ni ukuvuga ngo abari uturere. Uzi ko akarere kamwe kadashobora kugira miliyoni 10. Miliyoni 10 nabyanditse hano. Kuko numvaga ijwi rivugira mu mutima wanjye nkandika. Ariko se n'ubu ngubu zazamutse azakomeza bikore cyane kuko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu akora ibyiza Imana iramusapotinga. Jya mu mwuka uyitubarize. Yes. Ese ko yabikoraga mituweli zitarazamuka ibiciro. N'ubu ibiciro byazamutse Imana irabyemera ko azakomeza akabikora. Kubera ndumva mfite ibihe byiza ndimo mbona iburyo n'ibumoso. Yego. N'imbere n'inyuma ahagaze ahantu muri jaride harimo imbuto nyinshi arimo asoroma ariko noneho ya mapome na za mbuto nkabona ari kubishyira mu mifuka nkabona kugenda biha abantu apakira ahereza abantu. Ubwo ni umugisha Imana ikomeje kumwagurira. Amina. Noneho ingingo ya 4 afite abana yishyurira amashuri yakuye mu muhanda. Amashuri ubu abantu primaire na secondaire afite abana yishyurira yakuye mu muhanda. Bari zazindi bitaga mayibobo. Bari babandi bitwaga mayibobo. Ariko ubu nabo babita mayibobo cyangwa imvugo arahindutse. Iyo abana bo mu muhanda. Yes. Afite abana yakuye mu muhanda abishyura primaire na secondaire. Ubu bararyoshye. Ariko umuntu nk'uyu nguyu ubutumwa yakubwira niyo atakirwa asoma muri Bibiliya ubwaho ntiwafashwa. Oya ibikorwa birivugira. Ubuhamya buruta ubutumwa. Ubuhamya buruta ubutumwa. Kandi burya ngo ubutumwa bwiza ni ubuhamya. Niwe mupastori mu Rwanda. Yego. Ugaburira abakene n'abatishoboye akagaburira abantu bose uko akoze amateraniro ya buri munsi. Bakarya bakanywa. Aho ndateranirayo ndangira inzira. Banyurahe Apotre Minyoni mu iteraniro ukajya ukanywa cyane. Bakarya bakanywa
akose amafaranga bakanywa kofi ko murenganya bavuga ko ayakuri kuzimu ubundi bwayakurayo muri ya maturo batura njye nageze kuri ngingo nange ndahatinda ariko Kristo cyane no mu gihe cy'intumwa ngo ibyaturagwa byose icyo gihe hambere ngo babisangiraga n'intumwa egare iyo ugaburiye abantu mugasangira noneho warangiza babandi batishoboye ntibahagire ku rusengero ukaba nta mafunguro nk'uko bigenza yego cyangwa uko umwuka w'Imana bimushuriye Imana ikomeza kugutera n'inkunga. Urumva ko rero Apostle Mignone we rwose ari mu rwego nakita ko rujya gusa nk'urwo Yesu yajemo. Yesu yaje atikunda gusa ahubwo yavugaga ubutumwa burimo ijambo burimo n'ibikorwa byo umubiri ukenera mu buzima bwa buri munsi. Aho ngaho uyu rero niwe mushumba ukeneye kugaburira abashonje, ubundi uyu niwe mushumba ukeneye mu Rwanda, ugakiza abantu indwara, ukanabigisha gukora. Yego, ukanabigisha gukora, urumva, kandi ukabigisha n'ubwami bw'Imana ko buri hafi. Yes, ko buri hafi. Ibyo bintu nibyo umva uyu mushumba afite ubutumwa. Oya, uyu mushumba afite ubutumwa. Uyu mushumba afite ubutumwa. Ngewe nitegereje kandi wari uzi ko nazengurutse ADPR yose mu Rwanda nta murenge ntarakandagiramo. Kabiri EPR yose akadomo pa akadomo ra yarayizengurutse yose ku rwego rw'igihugu. Mignone, oya EPR wowe narayizengurutse narayizengurutse ku rwego rw'igihugu. Nzenguruka itorero rya Methodiste Libre ku rwego rw'igihugu. Ariko uziko Methodiste utumye nyibuka abantu Methodiste Libre ndabashuhuje abantu bose basengera muri Methodiste yikamembe twajyanye ibihe byiza. Abantu bose basengera muri Methodiste nibandikamo hano ngo turahari. Iryo jambo nyiribona gusa aho ngaho turahari, leta menya ko ari umu Methodiste. Yes, aho ngaho. Reka tujye ku yindi ngingo. Noneho afasha niwe mushumba ufasha kwishyurira inzu abatishoboye buri kwezi. Haba hari urutonde buri kwezi. Oya, ahangaho nituhagera aho ndayamanika. Ayo ni amakuru ngewe nahawe. None se we abaha arya ate? Urakoze cyane. Numva umwanya munini awushyira ku murimo w'Imana. We umwanya we uboneka gute? Yesu yaravuze ngo umuntu ankorera data azamuhemba. Egara Apotre Mignone mu mugisha Imana ikomeje kumuha. Yego, we arawutanga. Yego, Bibiliya ivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ariko kubakene nese n'umukene agari umukene nyine nicyo kibazo. Ahubwo wumvishe muri ya migisha ituruka impande zose z'isi no muri babatera nkunga afite. Yego, ahifata akishyura abantu amazu gutyo ibintu nk'ibyo. Yes, niwe ni umushumba Imana yemera. Ariko uzi ko yajyaga akora n'ibiterane ku musozi ukabona rwose abantu atumiye abahanzi. Yego, bakamuherekeza. Ngira ngo yigeze atumira abahanzi rwose abajyana ahantu hagiye hatandukanye, agakora igitaramo agasiga tanze n'ibyo kurya. Yes, tanze n'ibyo kurya, amasukari, imiceri, abantu bakambara imyambaro. Yego komana Apostle Mignone, ngiye kubaza ikibazo. Ndabizi umaze igihe kirekire mu idini ya ADPR. Hari umupastori uri bakandagira mu rugo rwawe wo muri ADPR? Uvugisha ukuri. Wo muri ADPR aje kugira ute? Aje kuguhesha umugisha, aje gusura intama. Hari dukure mu rujijo maze mwanyo wiwanjye no ku rusengero kugira ngo azajya kuguha umukono ngo mwaramutse. Yego komana Nyagasani, ibeje se umwake numero ya telefone nayo kuyiguha bari ikibazo. Bariremereza ukagira ngo nibo bafite ijuru mu kiganza. Ngiye bari imyaka maze natangiye ivuga butumwe 9-6 hizwa 9-5. Yego, nakoze uko nsezeranye hano mu mujyi wa Kigali. Yego, nakoze ibitane bya hafi n'ibyakure. Aba pastori bakandagiye mu rugo rwanjye baje kumpesha umugisha. Naba babiri ni babiri ni bazima ntubavuge. Ngiye kubavuga. Oya, ndabavuga ibyiza nzajya utabateza abagome. Ibyiza nzajya mbivuga, utabateza abagome ntacyo bazabatwara. Ariko reka mbavuge. Oya, uwa mbere urabavuze. Ndabavuze kwihangana biranga kandi urabahemukiye. Uwa mbere ni Pastor Nshimiye ufite ikinyamakuru cyitwa Humura Program.
yakandagiye mu rugo rwanyu ntuye ku Kimisagara kuntaraga hepfo gato mwakira gipangu hariya yakandagiye mu rugo rwanjye yego aravuga ati nta kintu cyenzanye gukundanira mu rusengero ntibihagije mu muhanda no kuri telefone we arampamagara ati nzanjye uwo ni wa mbere umushumba wa kabiri ni Reverend Pastor Semunyana uwo ntawe nzi asengera ku Mukenke ni umushumba uri mu kiruko cy'izabukuru ariko w'inyangamugayo ni muzima abo ko ari babiri niba bakandagiye mu rugo rwanjye bampesha umugisha bahezagirwa noneho ndapfukama na mugore n'abana umushumba turambikaho ibiganza twaturaho amagambo y'ubugingo Imana imuhe umugisha muravuga ati muti amen amena noneho twari turi kuri Apotre Mignone yabaye Mignone Imana yamunzaniye mwiyereko ariko Mignone iryo jambo urarizi ubundi se bisobanura Mignone Apotre Mignone ndakomeza nsenge ariko ni Mignone so urukumva uko twabivuga kose ni uko izina ry'Imana yarikuye mu mazina yo mwese yahigikundiro irihesha umugisha noneho akandi kagingo nimero ya 7 yego yafashije Pastor Theogene inzahuke atarapfa nyakwigendera atarataha naruhukira mu mahoro yego yes kuva mu bukode nuvuga ngo ubu n'umuryango w'inzahuke kuba wicaye mu buzima wicaye mu nzu ubu ngubu badakodesha Apostle Mignone yabigize mu ruhare yubahwe Apostle Mignone awana kabisa twayikuye Apotre Mignone yafashije umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda witwa Uwiringiyimana bose bireba iyo video narayibonye yego iyo video narayibonye kuvuza umugore we n'umugore we Theo yajya gushima aravuga ngo kuva twabaho tubonye umutambyi kandi ubona cyakoze ubona ko Apotre Mignone ibintu akora nta yindi nyungu y'umubiri abakiriya oya nta nubwo akoresha amarangamutima yes cyane pe harundi oya Apostle Mignone we uyu mushumba ntahanura uyu mushumba afite ubutumwa amina udatuma mpanura afite ubutumwa uyu mushumba yafashije bamwe mu bakozi b'Imana kubasohoreza amasezerano abatembereza Dubai nka Nyirapasika yagiyeyo Nyirapasika ajya Dubai ariko se we ndabivuze ndamuvuze mutunze urutoki ariko yihangana nta kibi yagiye Dubai abadayimoni baramwaragurika rero kuba yaratembera akagera Dubai yego ku butaka abantu benshi bifuza gukandagiraho bikanga none se ugira ngo ni Nyirapasika gusa yafashije umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda haje bamwita ngo uzamukunda Goreti asengera ku itorero rya DPR Muhima muri korali y'ababyeyi ariko aracyahaba aracyahaba yaririmbye indirimbo ivuga ngo zamura imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bizemera uriya ni umuraperi n'umwataka n'umushwanyaguzi aravutura abadayimoni bagahita baca munsi indirimbo abana banjye barayikunda ngo zamura ngo zamura ngo amavuta ngo ibyanze kwemera bizemera agaciro ni amavuta nawe yageze Dubai Imana amusohoreshe isezerano icishe muri Apotre Mignone urumva ko ariko rero umuntu ujya kwemera akakwishyurira indege akakugeza hariya ugatembera ukareba ukabona yego ubuzima Pastor Nyirapasika ahagazemo Pastor Nyirapasika ahagazemo na Apotre Mignone bamuhinduriye ubu ngubu yego tunabona kurabura abantu bakenera amakuvureri meza abakenera abashuka meza abakozi b'Imana avuganye nabo ko bazaryama heza abantu bazaryama heza nibamanuka bajye kuraba Nyirapasika muhiga nimero ye shaka muhamagare mumbwire munyandikire tuyibahe aho hepfo hariho nimero zacu tuvuge tubahe nimero za Nyirapasika abakeneye kurangura abakeneye ibintu byiza abakeneye no kumutuma sakajya kurangura aho hose tubwire n'abakeneye kumenya amavuta koko ibihamya by'amavuta akamaro k'amavuta ese koko amavuta yarakoze Nyirapasika ubuzima burahinduka yego noneho Apotre Mignone
twibukiranye yuko yahaye Nyirapasika imodoka. Hajya yaratukuraga iriya modoka nirava ariko nibitukura nge nabonye no mutuku nanjye no mutuku ariko niba ari umuntu nabonye utagira ubusambo kumunyenga ni Nyirapasika ntawe sikira modoka nicayemo wana iriya modoka reganye abakozi b'Imana ubundi baraca umugani ngo iyo tibutse aho Imana yagukuye ntushobora kumenya nahuye. Yego yes Nyirapasika ni umukozi w'Imana ntabwo wakwizera ko imbere izagira ibindi ikora kandi iyo urebye ubibona ntago ari igisambo. Oya Nyirapasika ni muzima ariko ntabwo watozwa na minyone ngo nawe ubu umwana mubi. Turashima ahubwo aho Imana igejeje ibahindura ubuzima. Twakomeje tugenda tureba ibyiza bya Apostle Mignone ariko ntekereza ko tukugenda tugana no ku musozo kugira ngo abantu badukurikiye batazajya barambirwa. Tugiye ku musozo rero uko bateranye buri munsi yego mu masaha y'umugoroba haba hari kofi haba hari icyuma gikora kofi bamaze ameza angana gutya ntanywa ka kofi ahubwo tuzajyeyo. hari amateraniro yabera ariko agaguha kofi yonyine aguha nicyo kuwufatira. Bane batubwira iteraniro rebamo kofi niba byandika muri comment ubundi ngewe iyo nyweye kofi impano zirafunguka amavuta aramanuka no mu muhogo nkumva imitsi n'ibirwara bihunga n'ibirwara genda ukajya muri mode. Imana iba yaravuzeho ikavuga ngo gukirije indwara ugasanga umuti wo kubisohoramo ari wo ngo ngaho tugera ku musozo. Hari undi mushumba apotre wari wakora ibikorwa nk'ibi tuvuze Imana haduhishuriye wabuse niyidekarare ngaho bivuga niba uhari niyidekarare igaragaze niyidekarare. Hari amadini n'amatorero ubona benshi bagenda muri VWT ubona biguzaho imitungo bamwe no guhuza bakarwanira intebe yego bikarangira bagambaniranye. Uzikintu namaze kubona ntago tuyavuze mu mazina nakaturaga ko bajya bafatana mu mashati bakajwinyurana ukumva umupasiteri kujya abwira undi mupasiteri mugenzi ngo pasiteri urukunika pasiteri muradwigiriza uri mukaba mutumide baduheretse gutumira ngo buryo ngo abapasiteri barwaniye ku ruhimbe bagaterana ingome intama ziri kubareba ngo bari gupfa Imana ariko se ngo buhamya Imana barayipfa Imana barayipfa Imana niyo abantu baterana ingome Imana ko ari ya twese ko bari gupfa Imana urasugiye ngo bapfaga Imana rimwe bapfaga icyubahiro yego umukati iyo umushahara wa mutsima ariko Apotre Mignone ngiri ko hari n'ibindi byinshi uko Imana izakomeza kunsura yego nzajya mbivuga ngira ku musozi rero babashumba bambaye ubusa bambaye amakariso n'ababandi nabonye bambaye amakariso ari abagore ari abapastori yego ntago nzabavuga mu mazina ariko nzangena mvuga aho baherereye mu kindi kiganiro kizakurikira iki. Yego niki ushobora kuvuga ko Apotre Mignone tugasoza ngiye mu gusoza kwanjye yego nuko navuga ngo amagambo yose abantu bavuze ko nyamona kuri YouTube amagambo yo hirya no hino abenshi bashaka gusebya guharabika Apostle Mignone nukuri kw'Imana ishobora byose. Apostle Mignone ni umukozi w'Imana ntabwo nemeranye n'abantu bavuga ko Apostle Mignone akorana n'imbaraga zikozemo. Icya kabiri Apostle Mignone urabona ko n'umushumba waje niyita ku bwinshi bw'isengero nyinshi yego urumva ntabwo yegeze urabona ari uburyo umuntu aza agahita afungura isengero nyinshi yabona ashize rumwe mu iseti imwe rwagira abantu agahita ajya kugaba amashami hirya no hino ngo yumve ko ari kurya hiti cyane bivuze ngo we ntabwo agamije izindi nyungu ahubwo aba intama ziza zose zigana aho zumvije amakuru meza ari yashyize imbaraga mu gukorera Imana kurusha gushyira imbaraga mu kubihindura business. Rero ngewe mu rwange ruhande navuga ngo Apostle Mignone nakomerezaho kandi turanamushimiye ahagejeje akora akomeze yongere ntacibwe intege n'ibiri kuvugwa n'abantu ahubwo iyamuhamagaye yamushoboje gukora biriyo nikomeze mushoboze inamurinde ibi mbese imurinda ibitero bya satani byatuma mushyira ku burinzi ngaye nguko ngira ku musozo ndumva nshaka kumuririmbira nkamu ya Mungu urahanze ngiye rega ndumuhanze igenda umuhanze Apostle Mignone baramuririmbira uri kunkura mu mavuta
Apotre Mignoni wacu, Apotre Mignoni wacu, Imana yakuzaniye igihe. Apotre Mignoni wacu, Apotre Mignoni wacu, Imana yakuzaniye igihe. Imana yakuzaniye igihe. Imana ikomeze ikurinde, Imana ikomeze ikurinde, igushireho uburinzi bwayo, igushireho uburinzi bwayo. Ibikorwa ukora byageze mu ijuru. Ukaburirimbiye Apostle Mignoni. Mama ya Mungu. Uti Apostle Mignoni wacu. Urumva ntari umuhanzi? Ahubwo nzajya muri studio. Mboneyeho no kubwira abatera nkunga bacu kugira ngo bantere inkunga indirimbo nzaje muri studio nge kuyinoza. Abantu bakunda Apostle Mignoni, abakunda Apotre Mignoni bari hafi na kure kugira ngo iyi ndirimbo isohoke ari amashusho. Abazajya bumva ibitero byamaze kuza mu mvugo mbi kwa Apostle Mignoni bajye bahita bagashyiramo bazibicuho. Murakoze. Yes arahumugisha. Reka dushimire abantu bose bari kumwe natwe tunabona no kubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka ibiriho nibivugwa ni mu gisata cy'yobokamana. Yewe bwanarura ko umuntu ugenda utarwiyambitse werekeje hehe? Nerekeje mu bukwe bw'umucuranzi w'icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda wacurangiye korali Intumwa Zidacogora yakunzwe n'abatari bakeya. Korali Intumwa Zidacogora yabari ya korali yo ku Nkombo imwe yaririmbye ngo umwanza gucira kobo Imana igucira kazi. Iyo korali niyo ngiyo uwo mucuranzi witwa Theodore aririmbiramo cyangwa yacurangiye muri rusange. Uyu mucuranzi yabana yacurangaga iyo ndirimbo, yaba yacurangaga kuri gitari, yaba yahagararaga ku mwanya wa kangahiro, yaba yacurangaga baze umwanzi agucira kobo Imana igucira akanzu. Wa mudundo najyaga numva n'uyu Theodore wajyaga urakurira n'uwo wa Theodore wakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino mwese akaba agiye gushingiza umwana w'umukobwa akamwishyurira primaire na secondaire muri rusange. Yewe kuki utari warabambye mbere nanjye ngo twambare tugende tujye muri bino birori by'abana b'Imana nanjye njye gutarabana nabo. Aho ukimara kubimenyera shyiramo kositimu, shyiramo ishati nziza, ubundi ujya kwifatanya n'abatumirwa n'abashyitsi hirya no hino ndetse n'abamarayika bazabutaha. Oya ndashyiramo ituruso ntusiga ahubwo mbabarira umbwire ibi birori biri kubera hagana he birabera herora? Ibirori biraba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Isaba no gukwa bizaba muri Garden Kamuhanda mu karere ka Kamonyi. Iyo turutse Kigali wambutse Nyabarongo aho hafi ngaho haruguru gato ukimara kurenga kuri Ruriba yego uhita ugera aho bita Kamuhanda. Yes ariko waba uturutse mu karere ka Kamonyi yego cyangwa uturutse za Muhanga ugera aho bita Kamuhanda wenda kwambuka Nyabarongo. Yes nahangaho gusezerana imbere y'Imana bizaba saa 8 z'amanywa muri kiliziya paruwase ya Mutagatifu François Ikarama Norvège. Yes hano haruguru hariya no ku giti kimwe haruguru nonsiga turajyana yewe nonsiga turajyana. Abashumba bakunze aba baririmbi oya tubonera gutumira bironyozi ya ADEPR tubonera gutumira abashumba b'indembo bose n'abashumba b'indembo abashumba b'amaparuwase n'amakorali hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda tutibagiwe korali yagiye gufasha muri Tanzania Ibukavu Bujumbura ndetse na Uganda muri rusange. Reka nkubwire gukorera Imana nta gihombo kirimo. Imana iraje muhembe, Imana igiye gukora igitangaza muri bino birori muraza kuba mwirebera. Ahubwo reka simbuke nanjye shyiramo agakweto hato ntaza gusanga ibirori bincitse. Abifuza kumushyigikira no kumutera inkunga muri rusange wa telefone ye igendanwa ukamusengera kuko yere kuva kera Satani arwanya ibyiza ariko abari maso bari hafi kumusengera kugira ngo bizabashe kugenda neza. Guteranya 250 7 8 8 8 9 Yeye kuzajya uribura cyangwa bakererwe ubukwe buzatahwa n'abamarayika muze tujye gutaha ubukwe bw'abana bacu batatukishije ababyeyi n'abanyarwanda muri rusange. Nibutse n'abandi bizigiye kana cyarya nanywa ko amahugurwa gukomeza
bakaza kwihugurira ibyo bihekane bizaba byatangiye. Yabana we hazaba hari isamaki ryose we hazaba hari urukwavu ruryoshye we hazaba hari inyama z'inka zumutse we ndimo mbivuga rero akuzura kamera. None nimundeke ngende kugira ngo kwitegura muno bukwe ntaze gukererwa.